Nyiricyubahiro Musenyeri John Rucahana, nyiricyubahiro mubyeyi wacu Rucahana Harriet, banyakubahwa OBs na OGs ba Sunrise High School, Sunrise Community, banyakubahwa ba patrons mushobora kuba mwageze ahangaha, banyakubahwa barezi mushobora kuba mwageze ahangaha. Uyu munsi turishimye, uyu munsi turanezerewe kubera ko twongeye guhura, duhujwe n'igikorwa cyo kuba twashimira umubyeyi wacu, uyu mubyeyi wacu Bishop John Rucahana yadukuye kure. Muribuka aho yadukuye, twari gupfa tutamenye iyo atatumenya ko dushaka kumenya. Niyo mpamvu umubyeyi wacu Bishop John Rucahana utubabarire kukuvuga mu mazina, uwakuvuga ntiyashira ivuga, uwakurora ntiyashira irora, uwagutaka ntiyakubonera intake. Rero kuri uyu munsi ku itariki ya 13 twaje ahangaha muri uru rugo kugira ngo tubashe kukwereka ibyishimo n'ibinezaneza dufite, tukwibutse cyangwa se twibuke aho wadukuye, tuvuge tuti mubyeyi warakoze. Nitumara kuvuga icyo kintu, ndagira ngo na babandi bara ku masaha ntabwo ari buze kureba kubera ko hari abaturutse i Kigali, hari abaturutse muri Kenya. Rero mubyeyi, uko turi abakobwa n'abahungu twaje ahangaha kugira ngo tugushimire ibikorwa byiza wakoze, kandi ntabwo twavuga ngo iri shimwe rirahagije, ntabwo twavuga ngo ibi ni ibintu umuntu yakora byatuma avuga ngo ishimwe rirahagije, ahubwo aka ni akantu gatoya. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko tuzirikana aho wadukuye. Hari abageze hano, hari abataje, hari abakiri mu mayira. Rero aba bantu bose bahurije hamwe amashimwe, bahurije hamwe ijambo ryo kuvuga ngo mubyeyi turagushimiye. Hari indirimbo twaririmbaga kera ivuga ngo ku gasozi keza ka Buruba hacirwaga imanza, ngo none ubu ni ku ivomo ry'ubumenyi, abagukunda bose bakugane we rudasumbwa. Ngo yemwe bana b'u Rwanda, mfura z'ababyeyi, nimuze turate ishuri ryacu, dushimira ababyeyi bari hanze barakarama. Iyo ndirimbo iyo nyibutse nyakubahwa Musenyeri, nibuka uburyo wigeze kuvuga ngo mwari gupfa mutamenywe iyo Uwiteka Imana atamena amaraso y'umwana we ari we Yesu Kristo. Rero iyo twibutse urwo rukundo Yesu Kristo yadukunze, nirwo rudukurura rukatuzana ahangaha tukavuga tuti tuje gushimira umubyeyi. Mubyeyi rero, abakobwa urabona bari abana batoya, twari abana batoya, twarakuze, bamwe ni abagabo abandi ni abagore. Ni ukuvuga ngo bamwe ni abayobozi mu nzego za leta, abandi ni abarezi b'u Rwanda, abandi ni abapasitoro. Rero tuvuze nk'abantu ba presentinze abandi, ntabwo bose babashe kuba bahagera kubera ko ibihumbi byose wafashije, abantu bose wakishije, ntabwo babashe kuba bagera ahangaha. Rero ibi bintu nitubivuga ntimugire ngo mu by'ukuri turimo ntabwo sinzi uko nabisobanura. Ariko iyo ndirimbo, yemwe abari hano, iyo ndirimbo murayibuka? Reka nyiririmbo gatoya mwumve nimba muyibuka. Abayizi turaza kuba twajyana, sibyo? Abayizi turaza kuba twajyana kugira ngo twibukiranye, kuko utibuka ntamenye yajya. Reka ntangire twumve. Yemwe bana b'u Rwanda, mfura z'ababyeyi, nimuze turate ishuri ryacu, sanira
y'isi dushimira ababyeyi bacu bari hanze barakarama barakarama. Ni ukuvuga ngo mubyeyi turibuka igihe wafashe umwanya wafashe, ni ukuvuga ngo amafaranga wakoresheje wubaka ririya shuri, amafaranga wakoresheje utwitaho, wari kuyakoresha indi mishinga, wari kuyakoresha ibindi bikorwa bibyara inyungu, wamara kuyakoresha ibindi bikorwa bibyara inyungu ukabasha kuba wagira urundi rwego ugeraho. Ariko uravuga ngo reka dufate abana b'imfubyi, uravuga uti reka dufashe abantu bafite ibikomere, uravuga uti reka dufashe abantu bakomeretse, noneho tubomore, tubahe restoration, tubarestoringe, nitumara kubaha restoration igihugu kizamererwa neza. Rero mubyeyi, ibyo nibyo wakoze, umaze kubikora natwe turakura tuba abagabo. Niyo mpamvu kuri uyu munsi hari abavuye i Kigali, hari abavuye muri Kenya, hari abavuye hirya no hino, ndabona hari n'abavuye muri Amerika. Rero kuba bateze bakaza ntabwo ari uko batari bafite ibyo gukora, ahubwo ni uko bibutse ineza wabagiriye, ni uko bibutse urukundo waberetse. Baravuga bati urukundo umubyeyi yatweretse, natwe reka tugenda turumugaragarize, tumubwire mu by'ukuri, tumubwire ko ibyo yakoze ari ibintu byiza cyane, tunamushimire ku karubanda, bose babimenye ko ibyo yakoze ari ibyo gushyirwa hejuru, ari uwo kubahwa, ari uwo guhabwa ishimwe, nubwo ishimwe ridahagije tutabona ibyo tugushimira. Ndabona amasaha arimo yegereza, hari abari butahe i Kigali, ariko mubyeyi, iri ni ijambo ry'abatabashije kuhagera. Niyo mpamvu tuvuze tuti nabo baraza kuba babikurikirana kuri online, babashe kuba bareba uko ibintu byari byifashe. Ntabwo rero kwiharira ijambo, hari n'abandi bari buze kuvuga. Turaza kuba twakumva umuvugo wa mushiki wacu, turaza kuba twumva indirimbo za musaza wacu waturutse hariya muri California, nawe araza kutegezaho indirimbo isingiza umubyeyi. Rero mboneraho gushimira Metronis, Aunty Betty turagushimiye, Aunty Mama Joanna turagushimiye, Aunty Mama Murerwa turagushimiye, Aunty Flora turagushimiye. Mu by'umwihariko abametroni bose babanye natwe, abapetroni bose babanye natwe, ari abageze ahangaha, ari abatahageze, ari abakiri mu kazi, ari abagasezeye, yewe haba harimo n'abitabye Imana. Mugenda mutubwire imiryango yabo ko twabashimiye ku mugaragaro, ko twabaye abagabo, ko twakuze. Ntabwo rero twakwirengagiza abarimu babanye natwe. Ndabona ba Monsieur Tuanabas Toneste, ndabona bahageze, ndabona harimo ndabona naba yego. Turabashimiye. Tuanze dushimire abashoferi batugejeje ahangaha kuva iriya kugera inaha. Ni ibintu bigoye, rero nituvuga ngo buri ruhande turarushimiye, ntabwo turaba twibeshe. Rero inshuti bavandimwe, kwibuka cyangwa se kuzirikana cyangwa se gushimira uwakugiriye neza ni iby'ingenzi, gushimira uwagufashije ni iby'ingenzi, byahozeho gushimira. ngo umuntu nagukorera ibyiza uzamushime. Niyo mpamvu natwe turimo dushima, tuvuga duti umubyeyi wacu warakoze, turagushimiye, uri uwo kubahwa. Reka rero tubashimire buri mwese wafashe umwanya, reka izina ry'Imana rize guhabwa icyubahiro. Turabashimiye.